urabona uri bugire hano ryari bungu kandi niwe muntu ndi busige hano ku rugo nta wundi mukozi mfite urabona se nyine uri bugire hano ryari isangaye nugera Nyabugogo uhita ufata akamoto ndakishyura kugira ngo ungereho byihuse siko bimeze sawa ko nuhagera urambwira kandi ubanguke ugerageze kubanguka kuko niwe mukozi nta wundi mukozi mfite niwe uri buhasigare okay sawa ndakumva yahageze Jerry aka kanya bise bagera sibyo bicuruza reka za leta nza ku kibuga cy'indege kano kanya ntabwo ni uko kuri kugenda oya ndi kwihuta ntabwo nari ngombwa ko bagakwitinga nana bikorera mu buzima kwihuta cyane kuko ufite business nyinshi birimo birapfa n'impamvu z'akazi ndikoze ariko ndayitangaza ntabwo ninda kuko hari amakontineri ageze ku kibuga cy'indege n'ibindi bintu byinshi bazanye kandi ngomba guhita muri kano kanya ntabwo leta ngaruka ntabwo ninda banguke ntugire ikibazo ako se igenda kuvugishirije bimeze bite kutari kumbwira okay reka nze nkurebe wino ure ukora ibikuzanye ngiye kuba mu mujyi wa Kigali ra aho sunahawe nibi bintu byose reka ni kwa Kigali Kigali ne hano suri kunde bari heza ra ni karibu mureme inkweto kuramo inkweto nibwo maze gukonka ntabwo yemewe kwinjira oya banwa bahita banwarira inkweto hano ntabwo biba biramwereke ibyo ugiye kuba uri gukora none dore ibyombo icyambo kirimo icyambo ni iki byombo ni ibingi wowe ngende umukozi ku murimo uratangirira hano urunyugurizamo hano iri kugora umbwire nta kibazo ndaba mpari nta kibazo se koresha amazi makeya uyu munsi amazi yagiye ntayahari isabune iri he irimo aho ngaho muri kujya nise urabona nzabishobora bishobokoze uko ngiye Katabarwa ko mbona bikugoye se usa nkaho udatangiye oya nyine nuko ari baramenyereye ndabyumva oh my god uriya mama n'umwana mwiza umwana mwiza byata cyane uriyo guhera muri za 2000 mu 1990 twari turi kumwe ariko menye usetsa oya ngewe ibintu nk'ibi ngibi zo kumva mbimenyereye ntago ari ugusetsa nuko nkunda kwiterera urwenya cyane bagira ngo umuntu nyine ahantu hari abantu benshi ako kantu nyine nakunze kuba muri sosiyete nyinshi cyane oya ngewe ntago ibi ngibi ntago ari byo kuvuga ngo ni ibintu bigize oya ibi ngibi bitanzwe bimenyereye nta kibazo pe urabaje uko ndangiye nizere ko yambwije ukuri kubera ko uje ukuri ngewe se ibintu nk'ibi ngibi bimenyereye buriya ubuzima buja kera ako uri kogereza hanze kera
gifite nk'imyaka nka 15. Icyo gihe papa namurushagaho imyaka 8. Oya ntabwo ari ibintu by'urwenya. Papa namurushagaho imyaka 8. Urumva? Nakundaga ibintu byo gukora cyane. Urumva? Ngomba rugiye gutuma najya mu kazi. Cyane. Menye uri na munyarwenya sigusa. Oya ntabwo ni umunyarwenya. Ntabwo ni umunyarwenya da. Nese ko waje wambaye gutya. Umeze bite? Uriko nkunda kwambara niko papa yambwiye ngo nge nambara gutya. Uri bwo umuntu abagaragara neza. Nese birashoboka ko nguhaye indi myenda wayambara nta. Urujya nayambara. Ntabwo nana yambaye ntabwo nagira kandi kazi nkora. Numva ndangamiwe ibintu nk'ibyo niyo. Turaza gusubira. Nta kibazo. Ariko ubwo nzajya mwita gute? Nzajya mwita nyokobuja. Ako bantu bo mu mujyi no mumenya baba bari beza cyane ku masura. Cyane nageze mu mujyi wa Kigali sha. Bunaki. Ngiye kuzajya nja urumva. Cyageze Kigali cyumva. Nje. Mbona parafuta? Adogo. Nitugera mu ijuru tuzashinga yakabari. Nitugera mu ijuru tuzashinga yakabari. Iki cyana mana yanjye. Mabusha ntabwo nabibonye story. Mabusha ntabwo nabibonye story. Ntabwo nabibonye. Umujyi nubwo bakora amafuta ariko waba bazi ibyo bakora ibyo ari byo. Ntabwo umuntu yazabivamo. Gusa nimba utangiye akazi ukora gutya urabona ibi ngibi umuntu yabivamo. Nabibaza uretse ko ari satani ni njyewe. Basize gutinda none ndebera n'ibintu. Jya kureba umuntu uri gukomanga. Sigiye nahereye numva ari gukomanga ntabwo wamwumvise. Umuntu ku gipangu? Mana yanjye. Abantu barabifata bakaza gukomanga nk'abaje kwishyuza umutekano. Umuntu akomanga ahantu isaha ikarenga irangira wagira nta muntu uri kumva. Akicuri cyane gikomanga kiza Bitese. Umuntu akomanga akarinda komanga ku buryo yumva n'intoki zenda gushya mutarakingura bimeze bite? Uri gukomanga ku rwaswa cyangwa uri gukomanga ku rwanya? Mungu wangu. Kurwa data.
wasanga nawe uri umuvumvyi waho ngaho warangiza ukitotomanga gutya ako kucyuri ikimaramwa kigore gonyo ku buryo nkomanguru uri kuyumva ukanga gukingura akabantu mwabaye muti kweri koko ako kubera ibintu by'ikigari bisigaye byarasase mwumva nta kibazo mufite ko kandi mabuja wasanga yakohereje gukingura umuntu uri gukomanga nindakubwese ko mabuja nindakubwese ko n'umukozi muri rugo ajye mugabanya ibintu by'ubugore kugisa n'ibisisura wajya ngo nicabitofe rero ubwira ndi wowe urabwira ndetse sha niba nje gukomanga ahangaha nshaka bosi wahangaha ni gute woza kunyitambika umbwira ngo ntabwo ngo ndi gukomanga uzi guteza ko atari njyewe nyir'urugo wowe se we waba nyir'urugo wemenye niba ntazwe naza kwakomanga ese umuntu ufite ubwenge nk'ubwo ngo waba ujya kumara yiye hanyuma hano uri gukomanga ari kwa stop haye mite bami ubu sibyo mu rugo turabishobora hemego nakomanga gonyo uraho neza ari muri aho ariko ndabona muvuye mu rugendo rwose ntabwo rwari ruboroheye tuvuye mu kazi ariko nubwo biba bitoroshye ariko bibaye ngombwa nyine ko nzakibuka rero oya nibyo ikintu cyo muri kumwe se uyu muntu umukozi wawe wowe ntabwo nari mariye ko ndabona ari nkaho ari mushya ndabona natansanzwe n'umuntu uburyo nkomanga urugi yarangiza agatinda kuza kunkingura yaza no kunkingura akaza antonganya sinari muzi ashobora kuba ari madamu yaba yazanye ariko nawe ndabona ari mushyashya ngameze ese ku buryo umukozi haka ibisambo byaragwiriye nuko ye wakwemera kumutuka mu rugo umuntu ubuze reka nkwereke ufite nk'umubosi mugenzi wawe urumva mufitanye randivu akaza agakomanga akaza akabona uyu nguyu niwe umwakiriye akamwakiriza ibitutsi runaka uyu se nawe wigize ubu wa bite umeze neza ubu ukemera ukazana umukozi nk'uyu nguyu ngo umuzanye mu rugo rwawe zibasha mwese cyangwa muri bisambo ushanzwe no kugenzura igihe ntegereye ahangaha hamwa madamu yaguhaye akazi mugira icyo mupfana mbega wabaje mu we buryo wenda umukozi wa hano ndi n'umuzamu wa hano nshinzwe kureba ibyinjira n'ibisohoka nimba rero mwebwe muri ibisambo muje gutuburira hano ntabwo byava umuzamu ntabwo ari uko yitwara niba uri umuzamu wakabaye ukora akazi kawe neza ariko umusuzugura buretse uyu muntu araza kugutegeka nk'iwawe korora ibisambo byaragwiriye iwe nyiri hano ni njyewe n'amabuja wanjye umva rero mubwire abwira ndetse shayi nujya gufata umuntu se waba waraguze byane konozi hano se hano amaze imyaka 3 n'igice agusa ubundi reka maze uri umukozi uri umugabo ibyo ntabwo bikureba ahubwo mbwira wowe uragenzwa n'iki haye mite bami ariko none muri fatagore reba ariko nayo ngwano ni wawe subiramo numve hano ni wanje ariko none abantu muzika mutana n'urwego hano ni wawe wumva turakuretse uravuga ati hakubimara noneho bisa ngaho bwiranye ku bujaze ndumva ari wenyine okay kamamagare madamu mubaze ubu ndabona natamuzi alo mo bebe irantuje uyu se yaba ari umukozi ko umuntu umeze nk'umusazi hano naba natazi amagambo aterekeranye umusazi yaba ari utatekereza mwa yaba ari nkanjye wako bitakubita abandi se kwasa gusa kunize neza mwagira ngo hano ni wanyusha hano ntago ari wanyu twaje turakomanga habaye ikihe kibazo naje ndakomanga sinzi uyu ni mutuganira yanga ko ninjira sinzi wana mukwe ko nsitse mu rugo natari sanze umunsi yanga ko ninjira nasanze n'uyu mushyitsi wari waje kubasura ndebera ibibazo bifuteza wateye ukigera hano nta kintu ugeze umukozi wawe igihe naje nkakomanga cyose ataza no kunyungura rero n'igihe hasi amagambo ambwira ngo ndi gukomanga iwe nk'uri gukomanga iwanjye sinabyumvisha ko uyu yaba ari umukozi ko ndabona sinzi ubisongera ngo ndi gukomanga iwawe ubu rero sinanjye ndabona none ni ndawa mukozi aradututse ateye nabi uciye hano hirya sinamenya imico ye byagenze ubwo rero
Ako reba ukuntu abari kububa reba ukuntu ikintu gihari rero oya nabyo yadututse kandi uyu ni umushyitsi kandi n'uw'icyubahiro niba adashoboye kubaha abantu nanjye nanyubahe yatangiye akazi uyu munsi sibyo ndinjira tumugerageze nk'icyumweru oya nta bintu byinshi ko yabonaga amajwi ndinjira asohoka sibyo niba ari cyo mupfana niba ari umukozi sinzi ko namuzana niba babibwiye ariko ninjira asohoka Yesu kukubeshya si ukubyitamikamo njyewe uyu nguyu umenye ko yageze mu rugo rwanyangaje kwitwa umukozi ntahita musora nta n'ikintu cyane muzi gusahira ceceka nawe ubabarira ukuntu yaje ariko mabujuru kumva iki kuri kirimo kiratona amaheruza umva watuje na nubwo watuje umva n'ukuntu atangiye kuvuga ikintu gihari ni kimwe sibyo tumwirukanye hari ikibazo kiri ari indara ari mayibobo ije mu rugo ego nese uyu ni mugabo wawe uyu ni umugabo wawe zirabona ari imbwa ye hajya umenya hakwasi byo ngumbi ariko reba ukuntu kumabujuru kigabo uri imbere n'ikigabo imbere gisese kugitaka kavuyo ngaho ntagire ngo bagasohoka mureka agenda hajya umenya mbwira sha ukamenya kuri kumva nkubwire wowe nta gushota urangije ko bagiye kumba karibu ntibagusoye ziba wamka njira nawe wamka uzongere n'ikindi ziba wamka hani nziza umunwa kwanyu bosi babuja umunwa kwanjye bw'umuzo No.